bakunzi ba Jean Paul TV Show. Uyu munsi nagira ngo mwereke uko wagishyira ifoto yawe kuri video ugiye ku uploadinga kuri YouTube, ku buryo bazajya bagukurikirana, bazajya babona iyo video, bazajya bahita bamenya icyo ishatse kuvuga. Nibyo mu munsi ngira ngo nkwereke, kugira ngo ushyire video kuri YouTube ni uko waraverifye YouTube channel yawe. Dore uko uzabikora, uzaza ukande kuri akantu k'agasaraba aka ngaka, ubundi ukemezaho, tegerezaho gatoya, bazahita bakugeza, tegerezaho gatoya. Icyo usabwa ni ukanda subscribe kuri Jean Paul TV Show, uzushire muri video zawe ushaka ku uploadinga. Genda reka nshyireho iyi ngiyi, uyikandeho, ubundi wanditse next bisanzwe, tegerezaho gatoya, ubundi uzishyireho title yawe cyangwa ushyireho description yawe. Uzahita uza ukande hano kuri aka kantu k'agafuka kameze gutya nyine, kano k'agafoto aka ngaka, nurangiza ugakandeho, kugira ngo bikunde ako kantu kaza nuko uba waraverifye channel yawe. Uzakanda kuri aka kantu, ubundi bazahita bakugeza mu mafoto yawe. Tegereza abanza afunguke, tayari uzahita uza ukande ku ifoto yawe ushaka gushyiraho. Kanshyiraho iyi ngiyi, uyisayizingemo neza, uyishyiremo neza, ubundi wemeze. Hano handitse done, tayari urabona ko ifoto yageze kuri YouTube channel yawe. Ubundi uhita ushyiraho title yawe, reka dushyireho dore uko wagarura abantu watakaje kuri WhatsApp, nuko wabirinda. Reka dushyire gutya. N'iyi video ngiye ku uploading uzayisanga kuri YouTube channel yawe, uko wa verify WhatsApp yawe ukayirinda kwibwa. Uzahita uza ukanda hano kuri akantu k'agakoni, ubundi wemeze, ubundi tuza ukanda hano handitse next, ubundi uhita uploadinga video. Ngiye kwanza ashaka ku uploadinga, ndahita nsubira inyuma. Murakoze cyane, mwari kumwe na Jean Paul TV Show. Ntiwibagire gukanda subscribe kuri ako kantu, kandi kuri ako kantu kakazogera ku buryo buri video yose nshyizeho uzajya uhita uyibona. Nimba hari ikindi cyane ushaka ko tuzakubwiraho, ntiwibagire kucyandika muri comment.